kugeza amakuru dufite nuko ariko bikimeze uko byagaragaye mu itangazo twashyize ahagaragara nuko uwo witabye Imana ari Tunezerwe Jean Paul wahitanywe n'iyo grenade wari unayifite. Nta cyahindutse rero. Amakuru dufite nuko uriya Tunezerwe yarasanzwe azi hariya, yogosheshaga hariya, umuntu bari bazi, umuntu waruzwi wari usanzwe uzi hariya, ariko dutekereza ko nyine ari bya bintu umuntu ashobora gutoragura ikintu cy'igikoresho nka kiriya akagikinisha atazi uburemere, cyangwa akaba aranagifite akacyitwaza. Ariko rero ubwo ahubwo iperereza ni ukureba aho yagikuye n'aho yagitoraguye. Ubwo rero iyo perereza riracyakomeza, inzego zirarikora uko rimeze, turebe uko byagenze. Ahasigaye ubwo nyine bizavamo nabyo tuzabimenyesha Abanyarwanda. Ariko ngira ngo igikomeye kugeza ubu ngubu cyari gikomeye, abantu basa n'aho bavuze byinshi, ndetse hari n'abavugaga ari banditse ibindi, abumvaga bavuga ko hapfuye abantu benshi. Nicyo cyari gikomeye nyine kugira ngo Abanyarwanda basobanukirwe ko babitekerezaga, bavuga ngo gishobora kuba ari umuntu waje guhungabanya umutekano cyangwa se gushaka kugitera hariya. Nicyo cyagira ngo gisobanuke neza. Ibindi by'iperereza rizavamo ubwo nanone rizamenyeshwa Abanyarwanda n'inzego zirimo kurikora. Nta mutekano wahungabanye cyane, uretse ko nyine yanaturitse. Ubwo birumvikana ko ikintu gituritse bidasanzwe gihungabanya abantu, bakavuga bati nyamuneka habaye iki. Hari n'abavuga bati ntabwo mwamenye ko iwacu baje bakayihatera, hari umuntu waturutse hirya akaza agatera grenade nyine akaza guhungabanya umutekano. Nibahumure, nuko byagenze. Tunezerwe Jean Paul wari uyifite ari muri saro, uyibonye wari ugiye kumwogosha aramubwira ati nsohokera muri saro. Mu gihe undi agisohokamo biraturitse, iramuturikana iramukomeretsa ahita anapfa, abandi barakomereka. Ntabwo rero ari umuntu wavuye hirya ngo yaturutse iyo ngiyo, ni umuntu waje uje guhungabanya umutekano hariya muri uriya mudugudu n'akagari n'umurenge wa Ndera n'akarere ka Gasabo. Oya, nibahumure rero, nuko byagenze. Ibintu byo kumenya aho nyine umuntu aba yagikuye cyangwa yitoraguye perezida rikorwa. Ariko noneho n'abaturage nibabona umuntu uteye gutyo ko yari afite nayo imiterere ye, barabizi. Abantu batangiye kwivuga, n'umubyeyi we yamenyekanye yabivuze. Nabona umuntu nk'uwo bakabona afite ikintu nk'icyo ngicyo genda akinisha, cyangwa se afite umufuka, cyangwa niyo yagira uko yitwara kundi, bakwiye kwivuga kuri polisi hakiri kare. Abanyarwanda turakangurira ko ubundi gutoragura icyo ubonye ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo gutoragura icyo ubonye ugashaka kugishyira mu mufuka, ugashaka kukigira uko wiboneye, cyane cyane iyo ukeka yuko ari icyuma cyangwa se kijyanye n'igisasu. Cyo ni kimwe. Cya kabiri ni uko iyo ukibonye ahubwo ubundi ugomba gutanga amakuru, inzego zibishinzwe. Hari abaturage benshi ubundi bajya batanga amakuru, bakavuga bati hano tubonye ikintu gisa na grenade, tubonye ikintu kimeze nk'isasu, tubonye ikintu kimeze nk'imbunda. Akagira amakenga, inzego z'umutekano zikaza zikakireba, zikabona uko kimeze, bagahamagara n'abashinzwe kubikora, bakagenzura no kuba bagikuraho bakabikora. Icyo rero nicyo dusaba abaturage. Icyo dusaba abaturage, ntawe ukwiye gutoraguriza buri kintu cyose ubonye, aho ukwiye gutanga amakuru, cyane cyane kigaruka yuko gishobora kuba ari nk'igikoresho nk'icyo ngicyo cyangwa ari nk'ikintu cy'igisasu. Nicyo rero dusaba Abanyarwanda, hanyuma inzego z'umutekano zibahurura zize zikore ibyo zikwiye gukora. Murakoze cyane.